hanyuma urubyaro rw'umugore ni twebwe itorero ry'abanyamahanga tuvuka cyangwa se agakiza twahawe twabyajwe ubutumwa bwiza bikomotse ku Bisirayeli, nibo batubyaje ubutumwa bwiza, nitwe urubyaro rw'umugore ari we Isiraheli. Ikiyoka rero cyabonye ko ubukristo bushize muri Isiraheli muri 70 abisirayeli bose bamaze gutatanira ku isi yose, ahubwo agakiza gakomeje mu banyamahanga, kirarakara kiravuga ngo ngiye kurwanya urubyaro rw'umugore. Hanyuma rero Yohana mu kwerekwa yahise ajyanwa mu iyerekwa kureba noneho iki kiyoka kirakarira urubyaro rw'umugore kikaba kigiye kurwanya, kigiye kwifashisha iki, kigiye kubigenza gute. Ku gice cya 13 yahise abona strategy, uburyo kigiye gukoresha kugira ngo kirwanye urubyaro rw'umugore ari ryo torero rya Kristo. Strategy rero yabonye cyangwa uburyo yabonye ni inyamaswa yabonye izamuka iva mu nyanja. Iyi nyamaswa yabonye izamuka iva mu nyanja yabonye ngo ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Iyo usomye ku murongo wa 2 wa kera cy'isa 13 yahise nabibona koko cya kiyoka aricyo kigiye kuyiha ubutwara, ubwo niyo kigiye kwifashisha kugira ngo kirwanye urubyaro rw'umugore. Akaba ari impamvu dushaka kwiga iby'iyi nyamaswa, turebe iyi nyanja inyamaswa yavuyemo mu buryo bwa gihanuzi, turebe aya mahembe 10 yayo, turebe iyi mitwe 7 yayo ibyirimo irakora, turebe iriya nyamaswa ya kabiri nayo yazamuka iva mu gitaka uburyo yaje gushyigikira iyi ya mbere y'imitwe 7 n'amahembe 10 ishaka ko abari mu isi bose baramya iriya nyamaswa ya mbere, ariko nayo ibigizemo uruhare. Tuzigamo ibintu bigeze kuri 3: icya mbere amateka, icya kabiri ibintu turi kubona muri iki gihe duhagazemo, icya gatatu tunarebe mu gihe kiri imbere hariya ibizabaho. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yahawe iyerekwa ry'ibihe 3. Danieli abonye imiyaga 4 ihubukira ku nyanja, ikimara kugera ku nyanja abona hazamutsemo inyamaswa 4. Izi nyamaswa 4 marayika Gabriel aramubwira ngo ni abami 4 bazaduka mu isi. Bivuga ngo ya nyanja icyo kintu gisigarane usigaye bitekerezaho, kuko tubonye ko za nyamaswa Danieli yabonye ni ubutegetsi bwa gipolitiki bwagomba kuyobora isi. Ni abami 4 bagomba kuyobora isi yose. Abami nabaherero intare, iriya nyamaswa y'amahembe 10 yafashe ibintu byose ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Ni ubwami bwa 4 bwakurikiyeho bw'Abaroma. Icyitonderwa ahangaha tuzagaruka. Marayika aramubwira ngo ayo mahembe wabonye niyo bami 10 batari bima. Aho rero tuzagaruka turebe aba bami Yohana mu gihe cye yabwiye ko atari yima. Noneho turebe ese uyu munsi yarimye. Igitangaje rero Yesu yamubwiye yuko aya mahembe agomba gutegekera hamwe n'inyamaswa igihe cy'isaha imwe akagaruka. Ntago ari ugushaka iby'isi, ahubwo ni ukubirarikira. Iby'isi byo ntawe utabishaka, ariko iyo byahindutse irari ushobora no kwica umuntu, ushobora kugambanira umuntu, ushobora no kugira ikinyoma mu kanwa kawe ugahora ubeshya. Kera abantu barubahanaga, abana bubahaga ababyeyi, ababyeyi nabo bagaha ibikwiriye abana. Ariko uyu munsi uritegeza ukabona nta mubyeyi nta mwana. Umubyeyi araguca akaguhutaza ukagira ngo uri umuntu mukuru nkabo. Umwana agira ku mubyeyi akamusuzugura, akamuca amazi, yagera aho agomba kumuha umwanya ngo yicare akavuga ati viye hagarara nanjye ndi umuntu nkabo. Hariya imbere tugana hari ibihe bigoye, hari ibihe bikomeye, hari ubuzima bukakaye, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza amababa yaryo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa usenga uzaneshwa. Senga. Muko bisanzwe amazina yacu nitwa Jarik Ikingeneye. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha akanya kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo, tukaba tugwaha ikaze wowe kugira ngo dukomeze kumva icyo Imana dushakaho, kandi tukaba tugusaba kugira ngo ubwo utangiranye natwe uze gusozanya natwe, kuko nibwo bawumvisha ubutumwa neza mu buryo bwa nyabwo. Kuko ugarukiye hagati ntago ubusoje neza. Hari n'igihe ugira confusion ku kintu ukasanga uhisuvaho utumvisha igikurikiyeho, kandi igikurikiye aricyo cyagombaga kuzuza icyo twari tuvuze. So rero turagusaba kugira ngo ubane natwe uko utangiranye natwe ariko usozanya natwe. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyitwa igiye cyanjye. Nk'uko mubizi tugira ibiganiro 4, harimo ikiganiro cyitwa igiye cyanjye, akaza ikiganiro cyitwa dusengane, akaza ikiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya, akaza n'ikiganiro menya Niba. Buri kiganiro cyose kiba gifite ibyo tugicishamo bitewe nyine n'iryo zina. Hanyuma tugarutse rero ku kiganiro igihe cyanjye gitambukamo inyigisho z'uburyo 3: inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ndetse n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Tumaze igihe turi kwiga igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Twahereye ku gice cya 3 kuva ku murongo wa 14, turakomeza n'igice cya 4
tugeze ku gice cya gatandatu umurongo wa 9 tujya gutangira igice cya 12 cya 13 kugira ngo dufashe abantu, kuko ubuhanuzi buvugwamo cyane nubwo dusoye muri iki gihe, ariko dutangira n'igice cya mbere nacyo. No kuvuga ngo ubu turi igice cya 12 n'icya 13, ariko n'igice cya mbere twari twagitangiye. Turasoza igice cya 13 tugaruka noneho ku gice cya mbere, ngira ngo murabizi ko twasobanuyemo ibice bikuru bitandatu bigize igice cya mbere cy'ibyahishuwe. Ibyo bice bikuru bitandatu twari twatangiye igice cya mbere gikuru kigaragara muri icyo gice cya mbere cy'ibyahishuwe, ariko dusa nkaho dusubika gatoya ngo tubanze turangize igice cya 13. Nitukirangiza tuzagaruka ku gice cya mbere tukirangize, tujye ku cya kabiri cya gatatu twige ibyari amatorero 7 ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Filadelfiya na Laodikiya. Kuko ari amatorero ibiyavugwamo ni ibintu biri mu itorero, kandi ni ibintu biri kugaragara mu isi, haba mu nzego za politike z'isi, haba mu bindi bigo byigenga. Mbega ibintu bivugwa muri amatorero, ziranzande kuzanikiye amatorero, ubuhanuzi Yohana yahawe yashyira amatorero burongera bukagaruka bugapusha no kubadakijijwe, bugapusha no ku bihugu, bigapusha no ku gihe duhagazemo cyo muri iki gihe, cyangwa cyo muri iyi minsi, cyangwa muri iki kinyejana cya 21 twinjiyemo. Uyu munsi rero tugarutse mu gice cya 13. Igice cya 13 mbere ko twinjira dutangire gukomeza kugisobanura, murabizi ko twamaze gukora introduction, turabanza tugisome nkuko twabibabwiye ko tuzatugaruka tukagisoma kugira ngo tubashe kucyumva. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18, nituhava turajye no ku gice cya 17 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14, hanyuma dutangire kwiga noneho iby'iki gice cya 13. Tuhasanga amagambo atubwira ngo ngiye hagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa kuva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaroko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka cy'imbaraga zacyo n'intebe yacyo bwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikiye inyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa, kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramaga imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'aba mu ijuru. Ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama atambwe uhereye ku kuramwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi iminyago, nabwo azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Umurongo wa 11 tugiye ku yindi nyamaswa ya kabiri Yohana yabonye. Haratubwira ngo nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ihata isi n'abayibamo ngo baramya inyamaswa yamekize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'inyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Byahishuriwe Yohana igice cya 17 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14, tuhasanga amagambo atubwira ngo aho niho wakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore yicaraho, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ari wo undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito.
ya nyamaswa yari ikaba itakiriho iyo ubwayo ni uwa munani, nyamara kandi ni umwe muri babandi barindwi kandi arajya kurimbuka. Umurongo wa 12, ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarimo, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abantu. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Wowe turi kumwe vuga ngo amen. Dusoreje ku ijambo ryiza cyane ko abantu bari kumwe na Yesu, bari kumwe n'umwana w'intama ari we Yesu, bujuje ibi bintu bitatu. Icya mbere bahamagawe, icya kabiri baratorana, icya gatatu barakiranuka, ngo bazanesha iyi nyamaswa. Tugiye kuvuga kuri igice cya 13 cy'ibyahishuwe, aho tugiye kuvuga kuri iyi nyamaswa, ariko iki gice twavuzemo ko tuzasobanura ibintu bigeze kuri 6. Icya mbere ni iriya nyanja, iriya nyamaswa azamukaga ivamo. Mu buryo bwa gihanuzi muri Bibiliya inyanja isobanura iki? Icya kabiri ni ariya mahembe 10 y'iriya nyamaswa, ariya mahembe 10 asobanura iki? Icya gatatu ni imitwe 7 y'iriya nyamaswa, iriya mitwe yo isobanura iki? Icya kane ni iriya nyamaswa ya kabiri ivuga ku murongo wa 11 izamuka iva mu gitaka, yari ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama, ariko ikabivuga nk'ikiyoka. Iriya nyamaswa tuzayisobanura kuki yazamutse iva mu gitaka itavuye mu nyanja nk'uko iya mbere byari bimeze. Ese ubundi kuki yari ifite amahembe 2 ngameze nk'aho ari ay'umwana w'intama, ariko ikabivuga nk'ikiyoka? Ibyo nibyo tuzasobanuraho. Iyi nyamaswa mbibutse ko hariya ku murongo wa 11 batwereka ibintu 7 izakora. Muri ibyo bintu 7, icya 7 izakora ni ugushyiraho abantu ikimenyetso cy'umubare 666. Ibyo bintu 7 ni ibihe rero? Icya mbere batubwiye ngo izategekesha ububasha bwose bw'iriya nyamaswa ya mbere y'imitwe 7 n'amahembe 10 mu maso yayo. Icya kabiri ngo nuko izahata isi n'abayibamo ngo baramyira nyamaswa ya mbere. Icya gatatu izakora ibimenyetso bikomeye, imanure umuriro uva mu ijuru rwe mu isi mu maso y'abantu. Icya kane izayobesha abari mu isi ibyo bimenyetso ngo yahawe gukorera imbere y'iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Icya gatanu izabwira abari mu isi kurema igishushanyo cy'iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Icya gatandatu izakora ngo izahabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ubwo cyari igishushanyo, none izagiha umwuka gihumeke kivuge ngo gitangire kwica abatakiramya bose. Hanyuma icya 7 izakora ngo nuko izatera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakire n'ab'umudendezo n'abimbata, gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda ngo keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'iriya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ngibyo ibintu 7 iyi nyamaswa y'amahembe 2 asa nk'ari umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka izakora. Muri ibyo bintu 7 rero nzavugamo iby'umubare 666 n'uburyo uri gushyirwa ku bantu binyuze mu kimenyetso cyawo. Hanyuma ikindi nzavugamo ni uburyo yaremye kiriya gishushanyo ikagiha umwuka ngo gihumeke kandi cyicisha abatakiramya bose. Kiriya gishushanyo nzakivugaho gato, tuzakireba uburyo cyatangira igishushanyo n'uburyo cyaje guhinduka kizima kubw'umwuka cyahawe, kigatangira mbega ingingo zacyo zigatangira gukora, kikagira muvuma, kigahumeka, ngo kigatangira no kwica abantu bose batakiramya. Niyo mpamvu tuhora tukubwira ngo ubane natwe kandi ntucikwe. Uyu munsi rero tugiye kwinjira neza, dutangire kureba. Icya mbere tubonye ko iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja. Ubwo duherukana twabonye ko iriya nyamaswa ni strategy, ni uburyo Satani we yashyizeho ari kwifashisha kugira ngo arwanye urubyaro rw'umugore ari ryo torero rya Kristo, kuko twabonye mu byahishuwe 12 umurongo wa 17 twabonye ukuntu cyagiye gihiga umugore biranga, gihiga umwana biranga, umugore ajyanwa mu butayu ahagaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ngo arindwe icyo kiyoka. Kibona ko iby'umugore birangiye, ngo kirangije gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo amutembane, isi irasama imira urwo ruzi. Kibonye ko iby'umugore bisa nkaho birangiye n'ubundi atagihari, kuko twarabisobanuye, twabonye ko iki kiyoka cy'imitwe 7 n'amahembe 10 kimaze kubona ko umugore ibye bisa nkaho birangiye n'ubundi atagifatika, ngo cyararakaye, uburakari bwacyo kirahindukira ngo kijye kubitura urubyaro rw'uwo mugore. Hanyuma twararebye se urubyaro rw'umugore ni uruhe?
ko twabonye ko umugore ari Isiraheli, hanyuma urubyaro rw'umugore ni twebwe itorero ry'abanyamahanga tuvuka, cyangwa se agakiza twahawe twabyajwe ubutumwa bwiza bikomotse ku Bisiraheli, nibo batubyaje ubutumwa bwiza, ni twe urubyaro rw'umugore ari we Isiraheli. Ikiyoka rero cyabonye ko ubukristo bushize muri Isiraheli, muri 70 Abisiraheli bose bamaze gutatanira ku isi yose, ahubwo agakiza gakomeje mu banyamahanga, kirarakara kiravuga ngo ngiye kurwanya urubyaro rw'umugore. Hanyuma rero Yohana mu kwerekwa yahise ajyanwa mu iyerekwa kureba noneho iki kiyoka kirakarira urubyaro rw'umugore kikaba kigiye kurwanya, kigiye kwifashisha iki, kigiye kubigenza gute. Ku gice cya 13 yahise abona strategy, uburyo kigiye gukoresha kugira ngo kirwanye urubyaro rw'umugore, ari ryo torero rya Kristo. Strategy rero yabonye cyangwa uburyo yabonye ni inyamaswa yabonye izamuka iva mu nyanja. Iyi nyamaswa yabonye izamuka iva mu nyanja yabonye ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Iyo usomye ku murongo wa 2 wa kiriya gice 13 yahise anabibona koko cya kiyoka aricyo kigiye kuyiha ubutware. Yahise avuga ngo cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ubwo niyo kigiye kwifashisha kugira ngo kirwanye urubyaro rw'umugore. Akaba ariyo mpamvu dushaka kwiga iby'iyi nyamaswa, turebe iyi nyanja inyamaswa yavuyemo mu buryo bwa gihanuzi, turebe aya mahembe 10 yayo, turebe iyi mitwe 7 yayo ibyirimo irakora, turebe iriya nyamaswa ya kabiri nayo yazamuka iva mu gitaka uburyo yaje gushyigikira iyi ya mbere y'imitwe 7 n'amahembe 10, ishaka ko abari mu isi bose baramya iriya nyamaswa ya mbere, ariko nayo ibigizemo uruhare. Icyo wenda nabanza kuvuga ni uko muri izi nyigisho tugiye kwiga tuzigamo ibintu bigeze kuri 3. Icya mbere amateka, icya kabiri ibintu turi kubona muri iki gihe duhagazemo, icya gatatu tunarebe mu gihe kiri imbere hariya ibizabaho. Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yahawe iyerekwa ry'ibihe 3. Icya mbere yahawe iyerekwa ryo mu gihe cyabayeho mbere ye. Icya kabiri ahabwa iyerekwa ryo mu gihe yari arimo. Icya gatatu ahabwa iyerekwa ryo mu gihe cyagombaga kubaho nyuma ye, ukaza ukageza muri iki gihe twebwe turimo, ugakomeza ukageza ku mperuka y'isi. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi buri mu gitabo cy'ibyahishuwe burimo ibyo byiciro 3. Harimo ibyo mu gihe cyabayeho mbere ya Yohana, harimo ibyo mu gihe cyariho mu gihe cya Yohana, hakazamo ibyo mu gihe cyagomba kubaho nyuma ya Yohana. Akaba ariyo mpamvu muri izi nyisho tugiye kwiga tuzigamo ibi bintu 3: ibyo mu gihe cyatambutse, ibyo mu gihe turimo, n'ibyo mu gihe kigiye kuza hariya imbere gikomeye abantu benshi batazi. Nababwira ngo hariya turi kujya, turi kugana, nta cyiza gihari. Ibiye tubivuga akenshi cyane tuba turi kubibwira abakristo, abizera nibo tuba turi kubwira, kubera ko ab'isi bo turavuga batizera, abatarayakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo abantu bose bazizera. Niyo mpamvu biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ni umwizera wese, ariko ntabwo ari abamwizera bose. N'uyu munsi niyo mpamvu ubutumwa bumaze imyaka igeze mu 2000 buvugwa, ariko abantu n'ubu ntibarizera bose, kandi ntabwo tuzi igihe Yesu azagarukira. Ibi rero tubivuga cyane dushaka kubwira abizera, ariko tunabwira n'abatizera nabo ngo bamenye iyo turimo turagana uburyo ari habi, uburyo hateye ubwoba, nubwo bishoboka ko mu ruhande rw'umubiri abantu bazaba basa nk'aho baguwe neza, ariko mu ruhande rw'umwuka, mu bugingo, benshi bazaba bamaze gupfa. Ariko reka tunagaruke no mu ruhande rw'umubiri. No mu ruhande rw'umubiri ku isi igenda itera imbere, bizaba bigoye kugira ngo abantu babeho. Urugero, ubu se izi ndwara ziri kuza mu isi zirarobanura, ntawe zidafata. Ukijijwe ziramufata, udakijijwe ziramufata. Uwize ziramufata, utarize zikamufata. Ntawe zidafata. Zirafata perezida, zigafata n'utari perezida. Izi ndwara muri kubona ziza mu isi, ibirwara by'ibyorezo, hari ibindi biri imbere hari byo bikomeye kurenza noneho ibyo turi kubona aka kanya. Hari imbere tugana, hari ibihe bigoye, hari ibihe bikomeye, hari ubuzima bukakaye, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Niyo mpamvu rero mu nyisho tugiye kwiga turaziga muri ubu buryo. Tuziga amateka, twige ibyo muri iki gihe, twiga mu byo mu gihe kizaza. Kubera iki? Uko ni nako Imana imeze. Ibi tubwira ko Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho.
Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 7. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko akini kandi ko azahora iteka ryose. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8. Ndi Alpha na Omega, itangiro n'iherezo, ni ko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozo kandi izahoraho, ari ishobora byose. Imana tugomba kwiga tukayimenya mu buryo bw'amateka. Tukavuga ngo kera ko Imana yahozeho, abo yabanye nabo babanye mu buhe buryo, abayubashye yabagororeye ite, abayisuzuguye byagenze bite, abatarayobowe n'amategeko yayo ni gute byari bimeze. Icya kabiri, ese ubundi abariho muri icyo gihe bo bitwaraga gute? Kuko tubona Yesu mu bimenyetso bizaranga kuza ko yavuzemo intambara, imuha z'intambara, indwara z'ibyorezo, urukundo ruzakonja, avugamo inzara, imitingito. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibyo se ubundi kera ntibyari biriho, intambara ntizari zihari. Niyo mpamvu tugomba kwiga ngo turebe, tujye mu mateka, turebe ese koko niba intambara zariho kera, izariho kera n'iziriho muri iyi minsi ni kimwe. Ese kuki Yesu nyine yavuze ko mu bizaranga kuza ko harimo n'intambara, nyamara kera zarabagaho? Ni ukubanza tukareba izariho kera ko zimeze nk'iz'uyu munsi. Impuha z'intambara zariho kera, uyu munsi nizo ziriho. Ibyo ni ibintu byo kwiga twitonze. Indwara zariho kera, uyu munsi nizo zihari. Ubugome bwariho kera, uyu munsi nibwo buriho. Uyu munsi abantu barasengana bangana, abantu bose barakorera Imana, bitwa abakozi b'Imana, bavuga ubutumwa bwiza, nyamara bangana bafitanye amashyari. Kera hariho urukundo rukomeye. Kera abantu barubahanaga, abana bubahaga ababyeyi, ababyeyi nabo bagaha ibikwiriye abana. Ariko uyu munsi uritegeza ukabona nta mubyeyi nta mwana. Umubyeyi araguca akaguhutaza ukagira ngo uri umuntu mukuru nkabo. Umwana agira ku mubyeyi akamusuzugura, akamuca amazi, yagera aho agomba kumuha umwanya ngo yicare akavuga ati viye hagarara, nanjye ndi umuntu nkabo. Ibyo nibyo bigezweho. Kandi ibyo byose Yesu yaravuze ngo nimubibona nshuti zanjye, Yesu yarabivuze. Niyo mpamvu rero tugomba kwiga amateka, tugomba kwiga ibintu by'ijambo ry'Imana cyangwa ibintu by'Imana, tukiga Imana neza muri ubu buryo, kandi bivuga nibuza mu Cyongereza muri past, present, future. Tukamenya ibyo mu gihe cyashize, tukamenya ibyo mu gihe turimo, tukamenya n'ibyo mu gihe kizaza. Tukamenya generation zabayeho mbere yacu, bari bameze bate mu gakiza, bari bakijijwe. None se abatari bakijijwe bo byagenze biti byabo? Ibyashuke cya 19 no tugaragariza iyerekwa Yohana yahawe, akaba ari naho navuga ngo niwe murongo mukuru ugize igitabo cy'ibyahishuwe. Yesu yaramubwiye ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukukiraho hanyuma. Ibyo yarabonye harimo icyubahiro Yesu yamwiyeretseho, amwereka ubwiza n'icyo yari afite. Ariko harimo na situation abantu bagiye banyuramo mu bihe bya mbere ya Yohana, ubuzima banyuzemo, uko bitwaye byose Imana bizaniye Yohana irabimwereka. Ariko Yesu anamwereka n'icyubahiro afite ko gitandukanye nuko yari amuzi igihe babanaga mu isi. Ibyo tubisanga mu gice cya mbere kuko Yohana yarabigaragaje. Hanyuma iri jambo rindi yamubwiye ngo nibiriho ni ibyariho mu gihe cye, yaboneshaga amaso y'umubiri, n'ibyo ataboneshaga amaso y'umubiri yaboneshaga amaso y'umwuka. Buriya mu bahanuzi, abahanuzi benshi hari ibintu bagiye bahanura, hari n'ibyo bahanuraga babonesheje amaso y'umubiri, babibona bikabatera agahinda mu mutima, bakajya gusenga, Mana ibi bintu bimeze bite? Kuki ibintu bimeze gutya? Kubera iki abantu bakora ibyaha bimeze gutya kandi uhari? Kubera iki abantu barimo kwicana? Kuki abantu banganye? Kuki ubusambanyi bukabije kuba bwinshi mu isi? Kuki ingo ziri gusenyuka? Kuki ubugome bugwiriye mu isi? Noneho bajya gusenga, Imana ikavuga ngo kuriya mubibona nyine ngiye kuba batumaho. Bivuga ngo rero dushobora no guhanura ibintu twabonesheje amaso y'umubiri, tutanabonesheje amaso y'umwuka. Nabibona bikanira agahinda mu mutima nkajya gusenga, Imana ikambwira ngo mbagutumyeho, genda ubambwiye ibi n'ibi. Na Yeremiya hari ibyo yahanuraga, yabonaga mu Bisirayeli bakoraga by'ibizira, yaboneshaga amaso y'umubiri. Ariko hari n'ibyo atabonaga byakorerwaga mu rwisho, Imana ikamujyana mwiyereka amuvuga ngo ngiye kukwereka, urebe ibiri gukorwa
uko niko na Yohana Yesu amubwira ngo n'ibiriho hari harimo n'ibyo yaboneshaga amaso y'umubiri, akaba n'ibyo ataboneshaga amaso y'umubiri Yesu yamuhishuriye byari biri mu bantu, byari biri mu batambyi, byari biri mu Bisiraheli, byari biri mu ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Roma niyo yari iyoboye isi, yari empire, yari yarakoneje isi yose, na Isiraheli yari irimo. Ibyo byose rero Yohana yarabirebaga mu buryo bw'umwuka na by'Imana bimuhishuriye ibyo abami b'Abaroma bakoraga. Noneho aramubwira ngo kandi n'ibiri bukurikiraho hanyuma, ibiri bukurikiraho hanyuma ni ibintu byagomba gutambuka mu majenerasiyo kazagenda akurikirana mu isi, harimo iterambere ry'isi, harimo ibikorwa bizakorwa mu isi, harimo izo ntambara, harimo uburyo abantu bazananirwa gukizwa bagahinduka abanyedini, aho kwimika Kristo mu mitima yabo bakimika amadini, bakimika abayobozi babo, ku buryo mbega umuyobozi adahari watakizwa. Ese ntibibabaje? Nicyo kiganiro twakoranye na Musisi, ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo maze ukwezi ntajya mu rusengero akavuga ngo naraguye. Ubundi si uguti urusengero rwo rutuma ukizwa? Icyo gitabo cyitwa Bibiliya Imana aguhaye ukimaze iki? Reka nongere mbabwire, Bibiliya ni urwandiko Imana yandikiye abakunzi bayo. Ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu ni umukwe, yaje mu isi, aradukunda. Urukundo rwe aravuga ngo ntabwo urukundo bakunda ntabwo byagarukira, ngomba no kubishyingira, ngomba gushyingiranwa namwe tukabana iteka ryose. Ikintu yakoze ni kirero, yabanje guteranya intumwa aravuga ati rero twumvikane, ntabwo mubizi urukundo maze kugira uko rungana. Arababwira ngo njye narabakunze kugeza ubwo noneho ngiye no kubapfira. Arababwira ngo kandi nta muntu ufite urukundo rurenze urw'inshuti yapfira iyo uwo ngo bakunda. Njyewe ngiye kubakwa rero, kuko ndifuza ko tuzabana. Yesu yadukoye amaraso igiciro cyinshi. Turavuga abizera, ariko n'abatizera nabo murimo. Niyo mpamvu uyu munsi ahora abareshya ngo namwe muze mwakire urukundo yabakunze. Uve mu bujura n'ubwicanyi, uve mu bugome ufite, wakira urukundo rwa Yesu. Yesu amaze kudukwa, ni amaraso yadukoye, arapfa arazuka. Amaze kuzuka abwira abo yari amaze kugira, bari bamaze kwakira urukundo rwe. Hanyuma Yesu ajyana abigishwa ku musozi wa Elayono, aramabwira ati rero mwihangane gato, kubw'urukundo nabakunze ntabwo nabareka ngo musigare mwenyine. Icya mbere, ngiye kubohereza umwuka wera, ari we mufasha uzabana namwe ibihe byose. Icya kabiri, ngiye kubategurira mugenzi abandi gutegura aho muzaba, ngiye kuba mbohereje umufasha ubafasha. Yesu amaze imyaka 1988 ari gutunganya urugo rwiza umugeni azatahamo, tuzatahamo. Ubu agiye kugaruka rero kugira ngo acyure umugeni we, hanyuma babane iteka ryose. Ageze mu ijuru yaravuze ati umukunzi wanjye nshobora gutinda gato nyitunganya urugo rwiza azatahamo, hakagira undi umubengukwa kandi akamushuka. Uwo yavugaga rero Yesu yari amuzi, Satani. Aravuga ati ikintu ngiye gukora, reka mwandikire urwandiko ruzakomeza kumuhumuriza. Cyandika urwandiko rwitwa Bibiliya. Iki kiganiro nzakigarukaho ndi gusobanura agaciro ka Bibiliya. Bibiliya gitabo gikomeye, kirimo ubwenge buhambaye, kirimo ubwenge buhanitse. Bibiliya irimo ibintu byose ab'isi bashaka, ikabamo n'iby'ijuru. Ab'isi iyo bayisomye bakuramo ubutunzi bubabeshaho mu ruhande rw'umubiri. Abakijijwe bizera iyo bayisomye babikuramo ari bibiri, bakuramo iby'isi bagakuramo n'iby'ijuru. Aha benshi ntabwo babizi. Bibiliya irimo siyansi, irimo filozofi, irimo biology, irimo histoire, irimo ibintu byinshi.
irimo politike. Umuntu wese wasomye Bibiliya ashobora kuyobora igihugu kandi handi mashuri yize. Nese ubu tugiye mu mateka tubona abantu bagiye bayobora igihugu kandi handi mashuri bize, kuko bigiye ku birenge by'Imana gusa. Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana, kandi iriya jambo ni nayo Mana. Imana niyo muremyi, itanga ubwenge ku buryo yaguha n'isuka yiyobora kandi nta rindi shuri wize. Ibi byazanywe nabi si nyine. Gaciro ka Bibiliya. Yesu ratwandikira urwandiko rwitwa Bibiliya, ararwohereza vuga ati umukunzi wanjye atazabengukwa n'ikindi kintu kikamuntwara. Kubona umukristo afata Bibiliya akayirambika, akirirwa muri filime, akirirwa mu maseries, arimo arareba, ejo agahindura iyindi, akarehindura iyindi. Bibiliya irambitse, agafata icyumweru, agafata ikindi, akajya yubura Bibiliya agiye mu rusengero gusa, atarongera kubura Bibiliya ngo ayisome. Koko wangiza ukajya mu rusengero ukamanika amaboko ngo Yesu ndakwemera, ngo Yesu inshuti nziza, ngo ukaririmba ngo nzaza kubana nawe. Koko urwandiko yakwandikiye umukunzi wawe utarusoma? Muri Bibiliya irimo mitoma. Reka bivuga ndabivuga muri terime yo muri iki gihe cya none. Bibiliya yuzuyemo imitoma sheri wacu yatwandikiye Yesu. Harimo imitoma. Niyo mpamvu uzasanga nyine hari abantu bakunda kwigisha imitoma gusa, ariko nibigishe n'ibindi Yesu yavuze biri bya kondisiyo. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nta ntwaro bacuye kurwanya izagira icyo igutwara, wowe si umutoma? Abantu si byo biberamo bavuga ati utwigisha iryo jambo. Harimo amagambo menshi. Iyo turokora urupfu rukomeye rutyo, nanone turokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora, kuko umwami Imana izana abantu. Nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkumera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Biremwe nona utagira ngo ni ibyakera byose si byo mwamushaka. Iyo ni imitoma Yesu yagiye atwandikira. Buriya Bibiliya kuva mu itangira kugera mu byahishuwe hagarukamo ijambo rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 31 z'ukwa 12 harimo ijambo rigarukamo rya buri munsi rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ntutinye ndi kumwe nawe, ntutinye ndi kumwe nawe. Bibiliya ni urwandiko rwiza Yesu yatwandikiye. Nshuti, wasomye ijambo ry'Imana, wasomye Bibiliya koko, nubwo utajya muri urwo rusengero ko wakomeza gukura. Kari mpamvu twinjira aha ngaha. Umuntu akamara icyumweru ukwezi kuko atajya mu rusengero, akagenda abwira abantu ngo uko ntajya mu rusengero naraguye. Nuri se ubundi mu rusengero watuma ukizwa? Umunsi uzaba rudahari. Ubu se tumaze iminsi muri lockdown, itumaze iminsi enye zarafunzwe se? Bibiliya niyo nzira yonyine izakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Kuyisoma izakugeza mu ijuru. Katwigarukire, twarashaka gusobanura igitabo cy'ibyahishuwe ikigiye 13 tugiye gusobanura. Tuzajya mu mateka. Reka dutangire no twige turebe. Iyi nyanja Yohana yavuze yabonye iyi nyamaswa izamuka ivamo. Iyi nyamaswa ariyo systeme ya Satani ari kwifashisha, yashyize ku isi kugira ngo ayifashishe mu kurwanya urubyaro rw'umugore, mu kurwanya ivugabutumwa, mu kurwanya Imana, mu kurwanya abakozi b'Imana, mu kurwanya ubukristo. Iyi nyamaswa azamukaga iva muri iyi nyanja. Iyi nyanja yo ni bwoko ki? Ubu tugiye kujya muri Bibiliya rero. Abadakunda Bibiliya murabeho, abishakira ibindi bitari Bibiliya. Ubu tugiye kwinjira muri Bibiliya, ko Bibiliya niyo tugiye gusobanura, kuko abantu benshi baratujijisha ngo n'abakristo ariko igitabo cyitwa Bibiliya batagikunda. Uru rwandiko Yesu yatwandikiye batarukunda. Tugiye kureba inyanja yariyo. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 17 umurongo wa 12, aha tuhasanga ubuhanuzi Yesaya yahanuriye abaturage b'i Damasiko. Abaturage bo muri uyu mujyi w'i Damasiko ni abaturage bagiye bakora ibyaha byinshi. Imana irababurira, Imana ibabwira kwihana, Imana ibabwira kwizaho ngo bayigarukire, barayinanira. Imana rero ivuga rimwe se na kabiri, ariko iravuga. N'ubu ngubu irimo iravuga, irimo irakubwira kugira ngo ugarukire aho ngaho, reka ibyo byaha. Dore inyamaswa ikajije umurego kugira ngo uzarimbuke. Banga kwihana. None Yesaya Imana imutuma ku baturage b'i Damasiko, yamuhishuriye ibyo igiye kubakorera. Mu iyerekwa yagize, yabonye inyanja iza yisuka kuri ba baturage b'i Damasiko irabarengera.
iyo nyanja yabonye rero ni iyihe? Inyanja yabonye ni amahanga Imana yahagurukije ayobowe n'ingabo n'abami baza kurwanya abantu b'i Damasiko, benshi baricwa. Noneho mwiyerekwa ntabwo yabonye amahanga, ikintu yibanzeho yabonye ari amahanga ameze nk'inyanja ije kwisuka ku baturage b'i Damasiko. Noneho yatangaye inshuro 3 rero kuri umurongo wa 12. Amaze gutangara aravuga ngo umva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja, umva no gusuma kw'amahanga menshi asuma nk'amazi yo ku rusumo. Urumva we ni amahanga Imana igiye guhagurutsa ngo aze kurwanya aba bantu b'i Damasiko, igiye kubahana. Ariko Yesaya mu kwitegereza amahanga abona ni nk'inyanja ije kwisuka kuri abo baturage. Hashize igihe gito Imana yongeye kumubwira ibihano igiye guhana igihugu cy'i Babuloni. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 21 uhere ku murongo wa 1 hatubwira ibihano by'ibindi bihugu Imana yahannye amahanga yose kuko yanze kuyumvira. Ariko noneho wakazamo igihugu cy'i Babuloni, kuko Imana yafashe ubwoko bwayo bw'abayuda ikemera ko bujyanwa i Babuloni. Ni igikombe ngo yari yabateguye bagomba kunyweraho cy'imibabaro, bamara kunywa umubabaro ibagaruye neza batunganye ikabasubiza iwabo i Yerusalemu. Ariko ngo i Babuloni, umwami w'i Babuloni cyangwa se abami b'i Babuloni ngo bararengereye babanywesha igikombe kirenze cy'Imana yateguye. Imana ifata icyemezo iravuga ngo kubw'iyo mpamvu ngiye kugarukira Babuloni nayo nyihane. Mwiyerekwa Yesaya yagize ngo yagiye kumwereka igihugu cyose cya Babuloni. Bibutse ko Babuloni niyo Iraka y'uyu munsi. Amaze kubona Babuloni yose n'abayituye, mwiyerekwa yagize ntabwo yigeze abona abantu bayituye, ahubwo ngo yabonye ari inyanja nyinshi cyangwa se inyanja y'amazi menshi iri muri icyo gihugu. Ariko ngo muri iyo nyanja agiye kubonabona mu bihano Imana igiye guhana iyo nyanja, igihano yabonye ngo yabonye Imana ikamije iyo nyanja, hasigara umusenyi, hahinduka ubutayu butigeze kugira amazi. Mu gutangira guhanura rero ku gice cya 21 umurongo wa 1 yaravuze ngo nimwumve ibihanurirwa ubutayu bw'inyanja. Mu yandi magambo, bariya abantu bari benshi mu buryo bagereranwaga nk'inyanja, ariko kuko Imana igiye kubahana benshi bakicwa, birasa nko gukabya iyo nyanja agasigara ubutayu butarimo amazi. Rero mu gutangira Yesu avuga ngo ni ibihanurirwa ubutayu bw'inyanja. Yari inyanja ariko hazahinduka iki? Ubutayu. Ageze mu gice cya 57 umurongo 20 yongeye kugereranya abanyabyaha nk'inyanja, ariko inyanja yatobamye, inyanja yazikutse. Yaravuze ngo ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka, uko itabasha gucayuka amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Abanyabyaha bo bagereranwa nk'inyanja, ariko inyanja yatobamye yandi yazamuye yavunduye irimo imyanda myinshi. Noneho kugira ngo tubashe kuzuza ibi neza, byumve neza ko inyanja Yohana yabonye yazamukaga ivamo inyamaswa ari abantu batuye ku isi. Turajya mu gice cya 17 ndavuga umurongo wa 15, ariko reka mbere ku murongo wa 1 n'uwa 2 kugira ngo mbone gusobanura 15. Umurongo wa 1 n'uwa 2 Yohana yaranditse aravuga ngo haza umwe muri abamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Ikitonderwa, mwumva akantu yabwiwe, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Noneho tugiye kureba aya mazi menshi marayika yaricayeho. Umurongo wa 3 mwumve ya mazi menshi noneho Yohana uko yahise ayita. Umurongo wa 3 aravuga ngo anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura ifite amahembe 10 n'imitwe 7 ngo kandi yuzuye amazina yo gutuka Imana. Umva, we agiye kwerekwa amazi menshi marayika yicayeho, ajyanwa mu butayu mu mwuka. Ya mazi ahita abona ari inyamaswa marayika yicaraho. Yari amazi
none ahise abona ari inyamaswa ifite imitwe 7 n'amahembe 10 kandi yuzuye amazina yo gutuka Imana. Noneho Yohana yakomeje kugira ikibazo cyo gusobanukirwa, ese ko yari amazi maraya yicaraho, nkaba mbonye ari inyamaswa noneho ubundi ubwo bishatse kuvuga iki? Aya mazi iriya nyamaswa bishatse kuvuga iki? Umurongo wa 15 wa kiriya gice cya 17 marayika yahise amusobanurira, haravuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho, cyangwa se kanongeye bivuga mu buryo ya nyamaswa wabonye y'imitwe 7 n'amahembe 10 wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ngira ngo wamaze kubyumva neza. Yatangiye yitwa amazi ahindutse inyamaswa, none marayika yahise amusobanura ko ari amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi. Bivuga ngo iyi nyanja Yohana yabonye azamukaga ivamo inyamaswa ni amoko, amateraniro y'abantu, amahanga hamwe n'indimi, ni abantu batuye mu isi. Noneho rero tumaze kumenya inyanja ya rero tugiye kureba none se iyi nyamaswa yazamukaga iva muri iyi nyanja ariyo moko, amateraniro y'abantu, amahanga n'indimi, ni inyamaswa bwoko ki? Twibukiranye ko iyi nyamaswa niyo Satani yashyizeho kugira ngo ayifashishe mu kurwanya urubyaro rw'umugore, ari ryo torero. Kandi iyo tuvuze itorero dushaka kuvuga wowe personally, wowe ku giti cyawe, jewe ku giti cyanjye. Satani ari gukoresha inyamaswa kugira ngo ahige ubugingo bwawe buzarimbuke, kandi noneho ari kuyikoresha mu buryo bujijishije, ku buryo adufatiranyiriza mu buzima tuyiberamo bwa buri munsi, ukagira ngo uracyari mu gakiza uremerwa n'Imana, kumva urimo kwandura buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Ukaba wajya no mu rusengero ukayobora idini, ukaba wajya no mu rusengero ukaramya Imana, ukaba wajya no mu rusengero ukigisha, ukaba wajya no mu rusengero ukicara bakakwigisha, ariko wasohoka ugahita ujya kuramya ya nyamaswa. Mu kuyiramya ukabura guhesha icyubahiro Satani. None reka turebere iyi nyamaswa yavaga mu bantu aribo bagiranwa n'inyanja, ni inyamaswa bwoko ki? Kugira ngo tubyumve neza turasoma igitabo cy'umuhanuzi Daniel, kuko Daniel nawe yeretswe inyamaswa enye zazamukaga ziva mu nyanja. Aka kantu kumve, Daniel nawe yeretswe inyamaswa enye mu gihe ari i Babuloni zazamukaga ziva mu nyanja. Noneho turaza kureba izi nyamaswa nyine zo zavaga mu nyanja. Iyi nyanja Daniel we yabonye ni iyi. Ese ubundi izi nyamaswa zavuye muri iyi nyanja ni inyamaswa ki? Kuko Daniel we marayika Gabriel aza kumusobanura, yarazimusobanuriye mu buryo bwimbitse bwuzuye. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 7 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Reka dusome twumve icyo atubwira. Haratubwira ngo mu mwaka wa 1 wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Urumva ko imiyaga 4 yahubukiye ku nyanja nini, muri iyo nyanja ngo havamo inyamaswa 4 zidasangiye ubwoko, nazo zavuye mu nyanja. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Wenda reka tugarukiye kuri umurongo wa 7 kugira ngo dusobanure inyamaswa zamuka iva mu nyanja Yohana yabonye. Tugiye kwifashisha izi nyamaswa nye Daniel nawe yabonye zazamukaga ziva mu nyanja. Inyanja twamaze kumenya icyari cyo, karamoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi, abantu batuye ku isi. Noneho tugiye kureba izi nyamaswa nye Daniel yabonye
zavaga mu nyanja ni inyamaswa bwoko ki? Batubwiye ko iya mbere yasaga n'intare, iya kabiri yasaga n'idubu, iya gatatu yasaga n'ingwe, iya kane ngo yari inyamaswa y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, ngo yafashe ibintu byose yabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, ngo kandi ikagira amahembe 10. Aya mahembe 10 muyazirikane. Noneho mbere yuko njya gusobanura izi nyamaswa, ndashaka kugira ngo mbereke ko amoko agize izi nyamaswa asa n'amoko agize iyi nyamaswa Yohana yabonye, kugira ngo turebe ko izi nyamaswa zitaba zifitanye isano. Ni ukuvuga ngo amoko agize izi nyamaswa uko ari enye Danieli yabonye, arizo ntare, idubu, ingwe n'inyamaswa yari ifite amahembe 10. Amoko yazo arasa n'amoko agize iyi nyamaswa Yohana nawe yabonye yazamukaga iva mu nyanja, aribo bantu. Utibihuriyeho rero bifitanye isano. Inyamaswa mbere Danieli yabonye yavuze ko yasaga n'intare. Yohana we yaravuze ngo iriya nyamaswa nabonye akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Inyamaswa ya kabiri Danieli yabonye yavuze ko yasaga n'idubu. Yohana we yaravuze ngo iyo nyamaswa nabonye amajanja yayo yasaga n'ayaruko. Nuvuga ngo iri jambo aruko n'idubu ni kimwe, ahubwo bitandukaniye mu ndimi cyangwa se mu rurimi. Isezerano rya kera ryanditse mu rurimi rw'Igiheburayo, isezerano rishya ryanditse mu rurimi rw'Ikigiriki. Aruko n'idubu byose ni kimwe. Noneho urumva ko inyamaswa ya kabiri Danieli yabonye yasaga n'idubu, Yohana we aravuga iyo nyamaswa nabonye amajanja yayo yasaga n'ay'idubu. Inyamaswa ya gatatu Danieli yabonye ngo yasaga n'ingwe, Yohana we aravuze ngo iyo nyamaswa ngo iyo nyamaswa ubwayo yose yasaga n'ingwe. Inyamaswa ya kane Danieli yabonye yavuze ko yari ifite amahembe 10, Yohana nawe yavuze ngo iyo nyamaswa nabonye yari ifite amahembe 10. Murumva ko bifitanye isano. Kugira ngo noneho tubone ko twinjira mu gusobanura, turashaka kureba izi nyamaswa Danieli yabonye zazamuka ziva mu nyanja ni bwoko ki, zishatse gusobanura iki? Igitabo cy'umuhanuzi Danieli 7:17 haduha ubusobanuro bw'izi nyamaswa izo arizo. Haratubwira ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Ngaho Danieli abonye imiyaga 4 ihubukira ku nyanja. Ikimara kugera ku nyanja abona hazamutsemo inyamaswa enye. Izi nyamaswa enye marayika Gabriel aramubwira ngo ni abami 4 bazaduka mu isi. Bivuga ngo ya nyanja ni abantu, izi nyamaswa enye zikaba abami, aba bami bakaba bazava muri abo bantu. Ngira ngo ikintu kirasobanutse neza. Inyanja ni abantu, inyamaswa zavaga mu nyanja ni abami, aba bami ni abagomba gutorwa bavuye muri ba bantu. Birumvikanye izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Kugira ngo tugere aho dusoreza, tugiye kubasigira umukoro. Umaze kumva neza inyanja yariyo, wamaze kumva izi nyamaswa enye zizamuka ziva muri iriya nyanja Danieli yabonye enye: intare, idubu, ingwe n'inyamaswa ifite amahembe 10. Tubonye ko amoko azigize asa n'amoko agize iriya nyamaswa, iriya yari igizwe n'ayo moko uko ari ane. Hanyuma Danieli bamaze kumubwira yuko ziriya nyamaswa yabonye ari abami 4 bagomba kwaduka mu isi. Kugira ngo wenda ngira aho nsoreza, twavuga gatoya kuri aba bami. Aba bami ubundi ni abahe? Hanyuma umukoro dushaka gusigira umuntu wese wari udukurikiye, umaze kumva aka gace tugezeho, ese waba watangiye kumva iriya nyamaswa izamuka iva mu nyanja Yohana yabonye iyo ariyo nyamaswa Satani yahaye imbaraga ze n'intebe ye n'ubutware bukomeye kugira ngo ayifashe mu kurwanya ibyaro rw'umugore? Icyo kintu gisigarane usiga bitekerezaho, kuko tubonye ko za nyamaswa Danieli yabonye ni ubutegetsi bwa gipolitiki bwagomba kuyobora isi. Ni abami 4 bagomba kuyobora isi yose. Abami ni abahe rero? Intare ni ubwami bwa Babuloni bwayobowe n'umwami witwa Nebukadinezari. Idubu ni ubwami bwa kabiri bwakurikiyeho bw'Abamedi n'Abaperesi bwayobowe n'abami ba mbere Dariyo na Kuru. Ingwe ni ubwami bwa gatatu bwakurikiyeho bw'Ubugiriki bwayobowe n'umwami wabo wa mbere witwa Alexandre Mukuru, Alexandre Rogara. Iriya nyamaswa y'amahembe 10 yafashe ibintu byose ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Ni ubwami bwa 4 bwakurikiyeho bw'Abaroma. Icyitonderwa ahangaha tuzagaruka.
Daniel yabonye iriya nyamaswa ya kane aribwo bwami bw'abaroma ngo ariyo ifite amahembe 10, kandi iyi nyamaswa nayo tubonye mu byahishuwe igice cya 13 ngo ifite amahembe 10. Mu byahishuwe 17 umurongo wa 12 aya mahembe Yohana ahabwa ubuhanuzi yarayabonye, kandi noneho icyitonderwa anayabona hariho ya ngoma ya kane cyangwa bwa bwami bwa kane bwami bw'abaroma, niho yayaboneye, ni naho yahereye igitabo cy'ibyahishuwe ahabwa ibyahishuwe hari ku ngoma y'ubwami bw'abaroma ariyo nyamaswa ya kane ifite amahembe 10. Noneho aya mahembe yahise ayabona, akimara kuyabona ku murongo wa 12 w'icyo gice cya 17 marayika aramubwira ngo ayo mahembe wabonye niyo bami 10 batari bima. Aha rero tuzagaruka turebe aba bami Yohana mu gihe cye yabwiye ko atari yima, noneho turebe ese uyu munsi yarimye. Igitangaje rero Yesu yamubwiye yuko aya mahembe agomba gutegekera hamwe n'inyamaswa igihe cy'isaha imwe akagaruka. Noneho tuzareba niba aya mahembe ari ku ngoma kandi yarahawe gutegeka igihe cy'isaha imwe Yesu akagaruka, niba hari koko ubwo murumva Yesu ageze hehe? Isi igeze hehe? Igeze ku ndunduro? Isi igeze hehe irangira? Reka dusenga n'Imana. Uyu ni umukoro tubasigiye, hanyuma musigare mutekereza kuri iriya nyamaswa, kuko tuzagaruka noneho duhita tureba iyi mitwe 7 yayo, tuvuge n'igihimba cyayo. Kiriya gihimba kiyigize gishatse gusobanura iki? Hanyuma iriya mitwe 7 yayo isobanuye iki? Ese ubundi yabayeho ryari? Ese ubundi uyu munsi iriho? Kuwa 7 ari ugomba kuyobora warangiza Yesu akagaruka. Ubundi umubare 7 usobanura umwuzuro w'Imana. Imana yagaragaje iriya nyamaswa y'imitwe 7, ariko umutwe wa 7 nuvaho nibwo izashyiraho ubwami bwayo. Tuzaganira turebe, muzasanga uyu mutwe ari nawe uriho uyu munsi, kandi ari w'ikiyoka kiri kwifashisha mu kurwanya ubyaro rw'umugore, mu kurwanya itorero rya Kristo. Bene data, ni muze mukizwe. Niba utarizera, niba utarakizwa, kizwa, kuko iyi si mureba igeze ku ndunduro. Iri terambere mubona ryirukanka mu isi, uko mubona abantu bari gushaka iby'isi nk'ababitaye cyangwa wagira ngo ntibazapfa ngo babisige. Ntabwo turi kubabuza gushaka iby'isi, nanjye ndabishaka uri kubibabwira. Hari ikintu bita kurarikira iby'isi no gushaka iby'isi. Iyo twitegereje muri iki gihe duhagazemo, ubona ko umwuka wuzuye mu bantu hafi ya bose, reka mvuge nibuza 98% bararikiye iby'isi, abandi 2% bari gushaka iby'isi. Iyo rero ibintu byahindutse irari, bishobora kugutera kwangwa n'Imana, bishobora gutuma Imana ikuzinukwa. Kubera iyihe mpamvu? Hari igihe birangira usigaye ukoresha uburiganya bwinshi kugira ngo utunge bya by'isi. Hari igihe birangira utakibona umwanya wo kubaha Imana, umwanya wo gushaka Imana, umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, umwanya wo guterana n'abandi, umwanya wo gusenga, ukawubura neza, kuko wararikiye iby'isi nibyo uri kwirukanka inyuma. Uyu munsi rero umwuka winjiye mu bantu, yaba abavuga ko bamaze kwizera, yaba abatarizera, ni umwuka wo kurarikira iby'isi. Ntago ari ugushaka iby'isi, ahubwo ni ukubirarikira. Iby'isi byo ntawe utabishaka, ariko iyo byahindutse irari ushobora no kwica umuntu, ushobora kugambanira umuntu, ushobora no kugira ikinyoma mu kanwa kawe ugahora ubeshya kugira ngo ubigereho. Bana b'Imana mudukurikiye, itorero rya Kristo, bera b'Imana muri hirya no hino, aho muri gushakisha kugira ngo mubeho, mwirinde kurarikira iby'isi. Ni mu bishaka iby'isi nibwo bizabatera kubonera Imana umwanya, ariko nimugirira ryabyo bizababyarira kubura Imana umwanya no gukora ibibi. Tugiye gusenga Imana, ariko nagiye mbabwire ngo inyamaswa Satani ari kwifashisha ikajije umurego kugira ngo irebe ko yazisasira abantu benshi. Turagusaba kuba maso, turagusaba gusenga, turagusaba kubana n'Imana no gusoma ibyanditswe byera kugira ngo urusheho wishurirwa ubwiru bw'Imana ndetse n'ubwiru bwa Satani. Reka dusenga n'Imana.
turagushimiye mubyeyi mwiza udukunda, data wa twese mwiza, wandikisha ijambo ryawe kugira ngo ridufashe muri iki gihe cya none tubashe kuyoborwa naryo. Dawudi yaranditse aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, aravuga ngo kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ijambo ryawe nituribamo rizadutambutsa muri uyu mwijima w'isi, rizatumurikira, rizaritwereka ahantu hari imyobo n'ahatari imyobo, rizaritwereka imitego n'ahatari imitego. Tuzahatambuka neza kubwo kuribamo no kuryigana ubushishozi kugira ngo tubashe kunesha iyi si na Satani, ibishuko byose biyirimo tubitsinde. Fasha umuntu wari ukurikiye ubutumwa bwiza kandi umushoboze kwezwa no kuba maso kugira ngo ugiye kugaruka uzasange twese twiteguye. Tubyambaje twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha cyane. Ikiganiro igihe cyanjye nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.